ushinyagura ntabwo ahera mu gitondo ari mu muhango ntawaba Theogene rero numwe mu bantu b'inshuti zanjye Theogene twamenyanya abo bantu bose bataramumenya yeka n'umugore we ataramenya Theogene igihe twari tuziranye duhuje ubuhamya twabanye puwaruru twabanye hano kwibagiro Nyabugogo muri marato twabanye mu cyahafi twabanye mu gakinjiro kano gakinjiro katarimukira ku gisozi twararanye mu muhanda Adepr itaramumenya je nabuze rero umuntu duhuje ubuhamya bamwe bati dashinga ntibyina abandi bati urihemukiye wahembwaga neza abandi bati mbabajwe na Sandara twari dufite umwana umwe Sandara ati mbabajwe na Sandara na Ibya ugiye kongera kwicisha inzara abandi barambwira ngo uzasubira mu muhanda abandi barambwira ngo uzagaruka mu itorero ritari bukwakire nanjye ndababwira ngo I have confidence Mugwiza ntabwo jewe ndi Mugwiza rwose Mugwiza ntabwo nzahasengera Mugwiza sinzi aho yakirijwe cyakora uriya mugore aravuga ushobora kuba niba bayanyweye akantu ntabwo mbizi aravuga niba bayanyweye akantu niba bayasenze niba atabayanyweye akantu ashobora kuba bayasenze cyane ujya wumva avuga kabisa aravuga ntaci inyuma Mugwiza nawe ni woroshye cyongwe ni nk'umuravumba ariko wagomba guceceka abantu bakaza bakaruhuka wacecekesha kubera ikintu we wampaye kuvuga mu muryango waho mvuka nta mupasiteri uhaba nta n'umunyamakuru wabayemo nta n'umuntu uvuga nk'ibyo mvuga murambuza kuvuga murashaka nigana impano z'abandi mvuge nka Twani Rutayisire ntabwo ariko ni mvuge nka Bishop runaka yongwe n'uyu nuko avuga vabu zanjye nuko uko mvuga nuko uko nzamurijwe nuko uko nataka nuko Kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane ku kiganiro bya Max TV reka nizere ko uri amahoro nimba tumeze neza nkwifurije kwihangana no gukomera ni Max TV muri kubona na ijwi ryanjye muri kuryumva kuri The Vibe TV nizere ko n'abantu bo kuri The Vibe mumeze neza cyane ndabasuje namwe mbahaye ikaze mu nkuru nibaganiraho bibageraho umunsi ku munsi kuri The Vibe TV ndetse n'abakurikira The Vibe TV banakurikira Max TV namwe mbahaye ikaze muryango mugari nizere ko mumeze neza cyane rero twicana muri Saint Paul nkuko nkunda kubikubwira nkuko ndetse ukunda kubibona mu biganiro n'amashusho yacu ubukwe ibirori bitandukanye parking ifite umutekano ibyumba byiza by'inama ndetse n'ahandi hantu hatandukanye nta handi hantu hatandukanye ushobora kubona ibyo bintu uretse muri Saint Paul ngiye kuganirira na Apotre Yongwe n'umushumba n'umubyeyi mukunda cyane cyane mwanagiye mukunda ibiganiro bye n'ibitekerezo byo kuri Max TV n'ikiganiro twagiranye ubushize mwaragikunze mu buryo budasanzwe hari byinshi givugiye ubwe hari na byinshi byavuzwe mu minsi yashize ibyo byose nibyo tugiye kureba ndetse turaza no kureba ku tuntu n'utundi kuntu biba biri kugenda bivugirwa kuri no mihanda Yongwe uraho nayidigiri mini digi ubu urabango gukira ni nona kubohoka ni nona gutera imbere ni nona gutanga ituro ni nona kuvugisha ukuri noneho rero kumena ukuri kuvuga ukuri no kukuzira nibishaka bibe nona kuvuga ukuri no kukuzira nibishaka bibe nona abasomyi ba Bibiliya muri Ruhuka aravuga ukuri kuzanesha ikinyoma kucicare hejuru ikinyoma nubwo cyaba giherekejwe n'imbunda n'amasasu n'indege na za burenda ntabwo gushobora kunesha ukuri Yesu yaravuze ngo nige kuri nzira n'ukuri n'ubugingo umuntu udafite ukuri nta bugingo afite nutinya kumva ukuri atinya kujya mu ijuru nuwo babwiza ukuri akarakara abafite ikibazo abataramenya Imana vabu zanjye muri iyi minsi no kuvuga ukuri siko nababwiye se narababwiye ngo ngiye kwaka rero nukwaka ngakubita ihene nkayita ihene imbwa nkayita imbwa ingegera nkayita ingegera umukiranutsi nkamwita umukiranutsi intama nkayita intama ihene nkayita ihene birabagwa mwirukana ibyana by'ingunzu byo n'uruzabibu abantu bakomeze bonesha uruzabibu rw'Uwiteka abandi baceceke umuntu akora ibyaha bamwongera ibindi umuntu akora ibyaha mu itorero bamwongere bamwimurire murindi no umuntu akora ibyaha muri paruwasi simwe bamwongeza indi
abantu bigisha abantu kureka ibyaha basigare babikora. uyu munsi nagira ngo tuze kugenda akantu ku kandi abantu basobanukirwe. Abantu nagiye mbona comment zirenga igihumbi ahantu batandukanye, usiga gukora ikiganiro cya Marisa kikaba bifite comment zikaba ziruta abakirebye kubera cyakoze ku marangamutima ya benshi. Reka tuze kugenda akantu ku kandi. Bamwe bakwise umunyamatiku, abandi bati uyu muntu ntago amenye ko akuze, abandi bati ibyo uvuga n'ukuri, abandi bati donc urumva havuze abantu benshi cyane. Nagira ngo uyu munsi tuze kugenda akantu ku kandi. Bijya gutangira byatangiye uvuga yuko itorero wakuriyemo, itorero ryakureze, uti bafite amarimbi abiri, ribe irimbi ry'umukire n'irimbi ry'umukene. Byazamuye amarangamutima ya benshi, ariko kubera iki watekereje icyo kintu ukanagishyira ku karubanda? Reka duhera aho ngaho. Impamvu natekereje nuko usanga ibyaha umukire yakoze rimwe na rimwe ibyo atunze n'ubukire bwe birabikasaringa. Umukene yabikora bakamutema nk'igiti, hari abakire basambana bari mu makorari, hari abakire basambana banywa inzoga kandi ari, hari abakire bihwihwisa, umvise ko bategera abagore b'abantu bakabajyana Dubai bagakurana ibyaha no mu Bushinwa, raporo bakazishyikira kubera amaturo batanga n'amabati n'ibyuma n'ibya 10 ntibavuga. Umukire we banamufata yambaye ikabutura cyangwa yambaye amaherena cyangwa yambaye imisatsi bakamuhagarika. Ikiro cy'ibyatsi rero n'ikiro cy'amabuye byose n'ibya. Ubundi se muri make ikibazo cyabaye iki cyatumye uhaguruka? Kuko ikibazo cyahagurutse kuko nari ngeze igihe cyo guhaguruka. Uhagurutswa n'iki rero? Reka tubaro duhe. Rero je nahagurutse ibyo ntangira kubivuga, nahagurutse mu myumvire yanjye ntiyumvisha uburyo abantu bashobora gupfa ari babiri bavuye mu rugo rumwe, hanyuma bakishwa na gisida, hanyuma umwe agahambwa Rusororo, undi bakamushyingura Rusororo, undi bakajya kumushyingura Ibyumba. Iyo mpaguruka numva ntabyumva. Kubera icyo utabyumvaga rero? Nuko nyine ntabyumvaga. Ushingiye ku imyumvire yanjye. Nshingiye yuko itore bose ari abanyetorero kimwe. Kandi bose ari abakozi b'Imana mu itorero. Nkavuga ngo rero icyo wakorera upasteri wagikorera n'umukristo. Mbihuza rero n'ibindi biri mu runtu biri mu madini atandukanye. Ubwo pastor abwira abantu ngo kunywa inzoga n'icyaha, yajya gusura umukire afite mu itorero akamuha fanta, uwo mukire nawe akanywa inzoga ntavuge kubera ko afite udupfukamunwa ni icya 10, udupfukamunwa ni amaturo, udupfukamunwa ni bafure yaguze mu rusengero. Profeta akabahanurira abantu ngo haguruka ureke inzoga, cyangwa bishop cyangwa apostle. Nyamara babakire batatafite mu rusengero, yajya kubasura iwe mu rugo, iwabo mu rugo, bagapfundura inzoga bakanywa na profeta yicaye, kandi ku cyumweru akihanisha abandi babakire batihanye. Sinavugaga idini rimwe rero, navugaga amadini yose. Abantu babyisa amatiku muri comment sinzi neme nayo waravuze. Okay, ababyisa amatiku ivuga butumwa n'induru. Iyo uvuga ubutumwa bose bagakoma mu mashyi n'ubu buvuga neza. Yesu yaravuze ngo naje gutandukanya umwana na se, naje gutandukanya umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe. Bakwiriye kubyita amatiku nubwo babyita amatiku. Ni nka yambara agasa yasuriye urutare, iravuga ati nubwo urutare ati nubwo rutumvise atari ko icyo nari nshinzwe ndagikoze. Ega si ngombwa. None subu urutonde dufite rw'abantu birirwaga mu tubari banywa inzoga, urutonde dufite rw'abantu birirwaga mu marogi bagendana n'abana, wagira ngo rurasubira. Abari gukurikira The Vibe bari kunyoherereza amafoto, bakanyoherereza byose. Nibibeshe basubire kuzinywa amafoto nyabone. The Vibe ni kumugaragaro. Hanyuma abavuze ko abatekereje ko washinyaguriye umuryango wa Theogene uvuga yuko donc aho kugira ngo bose ubajyaniranye uvuga ati bini bukavuga yuko aho kugira ngo umwe bamushyingura undi bamushyingura hano, ababigerareje no gushinyagurura uwamaze kwitahira bo ubabwira iki yo ngo? Iyo ni imyumvire y'abantu. Ega twebwe abanyarwanda hari igihe ubona ikintu ukakigaya ntuvuge kuko udafite impano yo kuvuga. Rero mfite iyo kuvuga. Ushinyagura ntabwo ahera mu gitondo ari mu muhango.
ntawaba Theogene rero numwe mu bantu b'inshuti zanjye. Theogene twamenyanya abo bantu bose bataramumenya. Yeka n'umugore we ataramenya Theogene igihe twari tuziranye. Duhuje ubuhamya, twabanye Puwaruru, twabanye hano kwibagiro Nyabugogo muri marato, twabanye mu cyahafi, twabanye mu gakinjiro, kano gakinjiro katarimukira ku Gisozi. Twararanye mu muhanda Adepr itaramumenya. Je nabuze rero umuntu duhuje ubuhamya. Nabuze umuntu duhuje ubuhamya. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo no. Jewe umwuka w'ishyari n'umwuka wo gushinyagura n'umwuka wo gusenya ntabwo ngira. Ubwo ngira umwuka wo kwirukana ibyaha no kwamagana ibitagenda neza. Abo rero benye kusema baseme batacoka. Je mfite vapu zo kuvuga ibitagenda. Nibiki utanejejwe nabyo kuri Adepr muri bino bihe bitari bikomeye by'imiryango ya Donate ndetse na ikintu kimwe kikosa ryabayemo nuko umuntu yapfuye Kanombe amaze gupfa Kanombe wari Donate ariko ndashimira na representant wa Adepr yari yarayahavuye amusengeye hanyuma ashize mu mwuka ari kumwe na mukuru wa Donate ari kumwe n'umukobwa nawe babana muri association y'abafite ubumuga mu ikipe habura umuntu numwe wa Adepr wakwenterevona kugeza ubwo habaye fundraising yo gutegera ikozwe n'uwo mwana w'umukobwa na socia na n'ikipe Donata kinamo abantu bateranya amafaranga yo kwishyura ibitaro no kwishyura imodoka yamugejeje Gicumbi mu karere ka Gicumbi nta muntu wa Adepr uhari. Ibyo rero niko byagenze nibyo nagaye byambabaje kandi genda nakura kiriya kiganiro nkavuga ngo hari irimbi ry'abakire n'irimbi ry'abakene. Kiriya kiganiro ujye ngikora nagikoze navuganye na mukuru wa Donate numvise agahinda afite, nagikoze navuganye n'uriye wakoresheje fundraising yo kumukura mu bitaro, nagikoze navugishije n'abantu bishi. Ikindi cya kabiri cyanteye kubabara Donate nigi wamuzanye Kigali nakoze igiterane Ibyumba maze gukora igiterane Ibyumba mbona umwana ugendera mu mbagwe ebyiri arambwira ati wantwaye Kigali mupakira mu modoka ndamuzana. Yabaye iwanjye hagati y'imyaka 3 n'imyaka 2. Nabivugaga rero nkumva ko nahamagara abakunzi banjye, abakunzi bankunda baba mu Rwanda no mu mahanga no kubyo ntunze, natwe tugashingura umwana nanjye nkagiramo uruhare tugashyingura Donate hafi Rusororo aho tuzatujya kumusura hafi. Nibyo rero byabinteye ariko tugeze Ibyumba nyine tuhageze hari icyo twabonye ko nakoze ubukangurambaga kuko niwe muntu muri iriya ntara washinguwe n'abantu benshi hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 2,800. Aburo n'ubukangurambaga nakoze nubwo naho nageze nkagaya kuko twagiye kwirimbi ducana twagatoroshi kuko twamushinguye bwije. Nsaba ko abanyamadini baje bagira organisation bakagira gahunda, abatazi protocole bakajya bakodesha company za protocole. Wese kubyita igikorwa cyiza wari wakoze nk'umuntu wareze nk'umwana wawe kuki byakiriwe nabi hanze noneho? Hanze nyine nabadashaka kuvuga. Hari abantu bakandira iryinyo kurindi bagahekenya, hari n'abapfira imbere, hari n'abicecekera, hari n'abadashaka kuvuga ngo batiteranye. Nese tugende itangaza amakuru tujwubake kutavuga. Je mfite ibyangombwa byo kuvuga mu gihugu. Mfite inshingano 3 zo kuvuga. Iya mbere mvuga pasiteri egare evangelization, kuvuga kugaya gutenga guhugura gucyaha kwije niko Imana yahamagaye Yeremiya bivuga ngo nguhaye gusenya gutera imbuto gucyaha no guhugura. Uwo na aposo yongwe. Icya kabiri ndavuga nk'umunyamakuru. Nese nashinze ikigo cyitangaza amakuru ngo nge ncimigani. Ngo nge ncimigani. Ndi umunyamakuru bifite mu mwuga. Uwo mwuga nawo n'uwanjye. Nese ubwo nintinya kuvuga ndi umunyamakuru nkatinya kuvuga ndi umupasiteri haraza kuvuga ndi. Wari kiri kuvuga ibintu utakunze warigeze ku cya kabiri. Cyangwa byari oya nibyo ntabi ahubwo hari n'ibyiza nabonye. Ibyiza nuko representa yaje, ibyiza nuko ushinzwe ivuga butumwa yaje, ibyiza nuko buri mukristo wese muri iriya ntara yararitswe bati ni mujye gushingura Donate turebe ko twafunga kanwa kayo. Nese uba wumva buri mukristo wose watabaruka muri Adepr cyangwa se mu yandi matorero itorero ryakagize cyo rikora kidasa. Oya nta miliyoni enye n'ibihumbi magana ntabwo byakunda. Biriya nuko n'igihugu bwacyo cyari interview cyohereza imodoka yo kuzana Donate.
niba igihugu rero cyenterevunye ibintu wabonye igihugu cyenterevunye ibihugu bigasakuza amahanga agasakuza itoro rigomba kwerekana yuko ari umubyeyi hanyuma hari abantu bo batekereje yuko watase Adepr kubera ko abantu basengeye mukaba mutaragiranye ibihe byiza ari nabyo byatumye uhava bati Imana Joseph ntabwo yagiranye ibihe byiza na Adepr njyewe kinavuye muri Adepr abanyamasengesho bashoka mu butayu abapasitoro bararira abo tuziranye bararira yutagiranye ibihe byiza na Adepr iba yaguciye bati niyo mpamvu je ntabwo Adepr yigeze nca banca se nanyweye itabi banca nanyweye urwagwa banca nasambanye banca nashatse umugore wa kabiri banca se gute je nanditse ibaruwa hari kuwa gatanu nariho ngo Harerimana Joseph mwarimu Joseph nari mwarimu Harerimana Joseph mwarimu mwitorero rya Nyarugenge muri paruwasi ya Nyarugenge impamvu gusezera impamvu guhagarika umuhamagaro nari mfite muri iri torero kuko Imana impamagariye gukora umurimo gutangira amatoro ya Holy Church ndayitanga bararira haterana inama z'abashumba baramamagara ndababwira nti no nibikunda ndiyumva ko hari ibintu ngiye kuvuga abandi batavuga ndiyumvamo ko hari abandi bantu ngiye kubatiza batarabo muri Adepr ndiyumva ko imyizere ya Adepr ntayemera umvise ngiye gushyiraho indi myumvire ndizera ko ngiye gushinga itoro nkaribera umuvugizi barambwira ati dashinga ntibyina bamwe bati dashinga ntibyina abandi bati urihemuke wahembwaga neza abandi bati mbabajwe na Sandara twari dufite umwana umwe Sandara ati mbabajwe na Sandara na Bibiyani ugiye kongera kwicisha inzara abandi barambwira ngo uzasubira mu muhanda abandi barambwira ngo uzagaruka mu itorero ritari bukwakire nanjye ndababwira ngo I have confidence kwiyo mfashe ibyemezo ntajya nsubira inyuma ntabwo rero Adepr baba barantenze so bushizo ni bantumiye nkajya mu birori byabo icyumba kijihije imyaka kimaze kandi n'ubu nsubiyeyo bakoma mu mashyi baba bakiriye umunyembaraga baba bakiriye umunyembaraga baba bakiriye umunyempano baba bakiriye umuntu Imana yasigiye kuvuga no kwirukana abatayimoni no gukiza indwara no gukora ibitangaza no kuzura ibyapfuye no kwirukana ibyo byana by'ingunzu no gucyaha abapasitoro bari muri bo bica gahunda nuho rero yongwe mwicaranye ariko biriya navuze mba iyo ndi kuri the vibe mba ndi gukubita cyane ibintu byose niba ese abantu bakunenze inde niba baranagututse bakoresha imvugo naranenzwe n'abantu 500 nibabe miliyoni 5 bakunenge bo hanyuma niba naratutswe n'abantu 1000 umvise nibabe 7,000 ahubwo abantu urabwiza abantu kuri uranga kubwiza abantu kuri ngo batakunenga uraba wisha indangagaciro zitangaza makuru indangagaciro ni ubuvugizi indangagaciro ni ugucyara indangagaciro ni ugutara inkuru ukayisinyisha ukayitangaza ku mugaragaro ako ngo bivugwa yuko ngo umuryango wo kwa Donateri wanze ko ajya gushingurwa Rusororo abantu batiyongwa ibiyagiye kubivuga nta makuru yarafite kandi ari umwana wawe ari umwana wari reka twoye kubitinda ibyo twoye kubitinda ko dusa nkaho twakavuzeho ntawanga ibyiza arabibura ariko ubundi wose ni ugushyingura no gushyingura Imana ishimwe ko baruhutse mu mahoro yego ko twanabaherekeje tunashimira Adepr nyine ko yabigizemo uruhare ikabaherekeza hari ahantu hamwe nahoze ndi kureba abantu bavuga bati yongwe nta hatandukaniye na ba Mugwiza bagiye bakoresha amazina y'abantu benshi cyane bati nta hatandukaniye na Mugwiza nawe ari mu bantu bari bakomeje kuri Adepr avuga yuko yagiye abivuga kenshi ko amatorero ni numwe mu bantu bakunda kugaruka ku bikorwa bisa nk'ari by'umwijima bati yongwe nawe wasanga akorera umwijima nk'aba ba Mugwiza nagiye mbona abantu bakugereranya nawe Mugwiza ntabwo jewe ndi Mugwiza rwose Mugwiza ntabwo nzahasengera Mugwiza sinzi aho yakirijwe cyakora uriya mugore aravuga ushobora kuba niba bayanyweye akantu ntabwo mbizi aravuga niba bayanyweye akantu niba bayasenze niba atabayanyweye akantu ashobora kuba bayasenze cyane ujya wumva avuga kabisa aravuga ntaca inyuma Mugwiza nawe ni woroshye ariko ntukavuga ibyitorera Adepr ntabwo wigeze uri babo ibya Adepr bimenye wabibayemo
ibya Mugwiza se sharavuga ibya Adepr arayizi yayibayemo hari yavuze gutera kandeba ntabwo mbizi niba yarayibayemo cyakora uriya nawe arashoboye Mugwiza urashoboye kabisa ufite vabu zo hejuru ariko uriya nawe ni ukumusengera nkabanza nkamenya ibyiwe neza ibiki byiwe se nyine hari ibyo mba nkeneye kumenya ikimutera kuvuga ibyo niba ari ibikomere yakomeretse cyangwa se niba ari ishyaka afite ry'umuhamagaro ariko ni n'umunyamakuru birambyemo abimazemo imyaka myinshi uriya mugore hari abagore bihinduye abanyamakuru wumvise ariko hari n'abanyamakuru ya ni umunyamakuru uriya ni umunyamakuru ukurikira ubusobanuzi bwiwe ukurikira ibyo avuga aravuga nyine nawe ntaca inyuma ega Imana abapasitoro nibanga kuvuga ukuri Imana irahagurutsa abamugwiza Imana irahagurutsa abamugwiza Imana irahagurutsa abayongo Imana irahagurutsa abantu bakubite abantu bikosore bikosore nyine hamugwiza ntaca inyuma nyine ihena yita ihene n'ibipfuye byita ibipfuye atabantu n'abantu bo muri Adepr narababwiye ntibumva harababwira nyine ariko buriya hari na ega Adepr ni itorero ryiza ahubwo harimo nyine ntiwayobora miliyoni enye ngo nta muryango utabura ikigoryi nta n'ahantu hataba abatubyi kandi Adepr nyine ni igiti kiri aho amavuta inshishi ziragitondagira na Bibiliya bangwa hari intumbi niho inkongoro ziba hari abantu roha burunurunu muri miliyoni enye hagomba kubamwe ibintu byinshi bitandukanye abananiranye abagira gute yo nguzi ikintu gitangaje nuko abantu benshi cyane ubwo wakoraga ibiganiro bitandukanye abantu bari bazi ko bazongera kukubona usaba imbabazi ya Adepr ndetse n'abanyarwanda muri rusange ngo kubyo wavuze wewe witukuye ibyivugo byanjye ni bitanu sibyo icya mbere simpinda icya kabiri simparara icya gatatu simvuga ibyo ntakora icya kane sindaranziriye icya gatanu sinsindwa ntarwanya no uko natangiye niko nsoza nabwiye abanyarwanda ngo ayidigire imini dig gukira ni nona kubohoka ni nona bamwe bati iyo mvugo ni yikuzimu abandi bati ibyo uvuze ni ibiki abandi bararwana wigeze wumva mpindura nta mukozi w'Imana uhindagurika je nzasaba imbabazi ndi gukiza abantu nsaba imbabazi kandi ndi kubwiriza ubutumwa abandi batavuga ngo wararengere nsaba imbabazi ndi kwihanisha abanyabyaha none se Samusoni yakoze iki yafashe ibyana by'ingunzu 500 abihambiranya umurizo abicomeka ifumbi y'umuriro abyohereza mu mirima y'Abafilisitiya ndi gutandukanya umucyo n'umwijima bibangwa niba umuntu akeneye kunywa inzoga najye mu kabari aduhe kora n'umusaraba n'inkoni na Bibiliya bimenyekane ko ari umupagani bibangwa niba umuntu wumvise yitirirwa izina ry'Uwiteka yirirwa mu byaha by'abana nagenda binda byigaraguremo areke gutukisha izina ry'Uwiteka ndi kubwira abashumba nibegera intama bayoboye bazigisha ijambo ry'Imana bareke kujya bakoraga bareke kwitogoza mu rusengero no gukora amapompaje mu rusengero no kwirirwa babyina baha umwanya ijambo ry'Imana aho ugera mu rusengero ugasanga abantu barabyina amasaha 3 ijambo ry'Imana bakari iminota 15 ibyo mwuka ari kuvuga ngo yongwe mwana wanjye ndagushyigije nuwantera ijuru ryamutera uwantegera mu nzira azabona abasirikare bangose baba marayika kuko ndi gukiza itorero ahubwo nguri kuri senye kubera wari vuyemo ngo nde wowe jewe se wagiye ngo se ndi gukubita ibyana by'ingunzu mu idini rimwe reka amadini yose ndayazana niba ngombwa ni dini ndaryataka ni ryawe se niba umva reka nkubwire mu bantu bagomba gukizwa neza abambere harimo apotere yongo kugira ngo hatagira umbonamwe agatotsi nubwo nabonye hari abahagurutse batangiye kuvuga ngo yongwe nta mwana arabyara hanze yongwe nta inzoga yongwe ntajya muri rogi yongwe ntajya mu kabari yongwe arakijijwe yongwe ni umugabo w'abana 5 yongwe ni umushumba w'amatorero hore Richard ndahesha agaciro itorero meshe n'agaciro ibyo nkuru ubwo ko numva se yongwe nta cyaha yabakora ko numva yongwe kandi se isi ubu wabona cyaha ko numva wigize umwere cyane ibyaha ni rusange ariko byo bari kuvuga ngo yongwe si babonye ibyaha byawe ngo ari uko avuze
uri gukabya kurengera inde ntabwo ndakabya we ahubwo ngiye gukabya natse umuriro sinababwiye ngo ngiye kwaka natangiye kwaka rero kandi biraza kurangira ingumba zibyara abasazi bakiri bitangaza biyamamagara munyitaba mu stade kuko nabacyashye abari mu masengesho ngo bansengerero uko munsengera ngo nceceke niko naka no ku cyumweru harabavuze ngo muzamura ibiganza mu nsengero nyinshi ngo basengere yongo ni mu nsengero nyine Imana izacurukura amabi bansengera ahubwo anyatse nake mvuga ariko ngo muri Adepr bashimiye abantu ngo bakomeje gukora umurimo neza ariko ngo nawe ngo bagushyira mu bantu bagomba kugaya kubera ko bayirimira hitaka nyine ibyo mu gushingura Donati yari akantu batereyemo aho nari nicaye ndakumva ngo turashimira aba bantu batashe Theo na Donati ngo bakoze umurimo w'Imana neza ngo ntabwo basebeje itorero ngo nk'aba abandi bari kuri sebye urumurane bari banyicaza imbere na pastor Juste tuhita tubona urusengero uzi gutubona miliyoni 2,200 ngahe bikurebye byose ndavuga ni kabisa ariko naho nanjye handa yuri umuvuga butumwa ukuzi ubundi uvuga akantu nyine ugakubita abantu ariko ntibamenye kubavuze ise numva kwa nkubise nongora Juste nateyemo akantu ariko ko nyine nanjye kantera murare mba numvise ko ibyo navuze byumvikana byageze kwa ruperezida oya ubwo wumva ko ibyo wavuze bita numva ko ibyo navuze byumvikanye ko ijambo ryagiye bagomba kurikurikira ahubwo wumva ko ubwo oya numvise ko ijambo ryagiye bagomba kurikurikira asa ntabwo wumvise kinjira ahantu ukavuga ati karinjiye ndavuga ni kabisa message natanze yageze ibukuru oya ahubwo ati ahantu ndasohoka ntako numva kareka na twarasohokaga nabati wakoze ati kuba nakana nakabaje muri uyu muhango ati twese baraye batubwiye ati tuze mu muhango ati kugira ngo yongo atabona ibyo avuga buri umuntu uzi kuvuga ntabwo wamubuza ibyo avuga ntiyabura ibyo avuga abakristo ngo barahindukiye baravuga ati dore niyonga nguri nanjye bari banyicaza ahantu hejuru bandeba cyane ndavuga nti arandashe ko ntacyo ijambo ryagiye ni nawe yateze nawe yaje mu muhango ariko ngo umunsi nawe ngo ibyo bizaza hanze oya bazayi sivabus ngibya bagomba nibiza hanze nyine bazavuga umunsi bizaza hanze ibiyese bizaza hanze wangu bizaza cerekana buza akantu akagira uvuga ati wenda byagenze gute nta bindi bizaza bakavuga nta bizaza bakavuga byagenze gute none si bizaza hanze nibi kireka nunguriza miliyoni ukazavuga ko nyikurimo icyo gihe nzakubwira ko n'umujyi wa Kigali mu myaka yashize wari uri mu ideni hashika wumvise mu myaka yatambutse nzakubwira ko na leta mu gikari hari ibintu zigirira ideni banke mondiale oya nta bindi bizaza nta byaturuka iwanjye mu rugo ngo mu gikari hari ibintu byinshi bihe ibyo nungukanga ngo nzime uzamvuga nzamubwira ngo nibafata ifoto yawe n'iyanjye bace mu tubari mu mujyi wa Kigali bace mu marogi bace mu mahoteli turebe ufite ubuhamya bubi hanyuma bakore commentaire oya wa ntabwo bikunda kandi bajye banibuka iyo umuntu anyatatse abagiye kuzima abagiye kuzima buri abanyatatse bose barazima mu muco wa Kinyarwanda abone ngo iyo umuntu yitahiye nta kintu na kimwe umuntu ajya muvugaho ariko we ngo warenze iryo hamwe bishoboye ngo hari ikintu twigera tuvuga ku batashye ni bubahwa ahubwo ni bubahwa wabavugaho ikiza ntabwo twigera tuvuga ku batashye ni bubahwa kandi narabonye ahantu wakoze ikiganiro uvuga ngo warubize ko nawe ngo Pastor Theogene ngo hari imiryango ye ngo atabwiye abantu ngo uri none se oya Theogene imiryango yarayivuze no kuwa gatandatu banziriza uwo yapfuye yafashe muri umuna wiwe hanyuma mwereka pasteri wo kamuhoza arambwira ati ni muri umuna wanjye tuvukana mu maraso ubwo sumva atarapfuye akiranutse yufashe umuntu kamwereka pastor ukuyobora no uriya yapfuye nta mugaya afite none se biri kuza ku mihanda yanyu ngo imiryango ngo irabonetse ngo yari yarabuze none se imiryango ibonetse ni igikorwa kibi ni igikorwa cyiza ni umuryango warabonetse Imana ishimwe ko umuryango wabonetse umuryango ni wubakwa nibane mu mahoro nese je nanze ko imiryango yabonetse imiryango yarabonetse nibane mu mahoro
uwatashe nawe yarasinziriye naruhukire mu gituza cya sogokuruza Aburahamu. Abafite ikibazo nabariho ntabwo ari uwatashye. Ariko ngo mwabimye kandi nawe wari uhari ngo mwabimye gusezera ku muntu wabo. Ibyo ni ibibazwa abapasitoro bari bayoboye gahunda. Ko nari mpari nk'umunyamakuru nirebera uko bimeze nagiye kwifatanya n'abantu je iyo nama nari nyirimo. Iyo baza gufata uriya bakamuha ijambo bakamuganiriza bakamworeyata nuko aza kuvuga nta kibazo cyari kubaho ntiyagomba gusakuza. Kandi nta nubwo ari giye wasohoye iriya nkuru bwa mbere y'umuryango. Je narayikoze umuntu amamagaye mu gatondo kare arambwira ati ndi muri umuna wa Theo ati ndi kuri televiziyo ngiye kwiyahura. Ni Yesu uriyahura gudati ngiye mu nkunda amahoro niba utaje unyuma ndaza mukoresha ikiganiro mamagara imiryango ya Theo. Imiryango barambwira ati turabazi koko nabo umuryango wa Theo. Ikiganiro ndakibika bigeze nijoro mu saa 4 saa 5 mbona abanyamakuru bose bari kubinyoherereza cacana yagisohoye nanjye nde kuri cyanjye kugira ngo umuntu atazandega ko namukoresheje ikiganiro nkatinda nkanga kugisohora. Hanyuma nkagaragara nk'umunyamakuru cyangwa umuvuga butumwa w'umunyabwoba nanjye ndakirekura. Yaga kubwira ko ashaka kwiyahura kubera iki? Yakubwira ko ashaka ko bamwimye ijambo. Yakubwira ko ashaka kwiyahura. Oya simba ifite se nabishyize mu kiganiro ko batigiye niba mutanyakiriye ndajya mu nkunda amahoro niyahure. Akakubwira se ko ari kubera iki bamwimaga ijambo? Nawe wababara hari abantu bagukumiriye ku muvandimwe wawe kandi ufite icyo wamuvugaho kandi igihe kigeze utazongera kumubona ugiye kumuherekeza. Ibyo rero umuntu wese yababara. Byabaye gutyo gusa bafata umuntu baramuheza nta mpamvu. Ibyo mwaganiriye nk'umubyeyi nta mpamvu nimwe bagombaga kumuheza kuko nyakwigendera ntabwo yigeze amuheza. Yasuraga imiryango yiwe yari yanamwerekanye kwa pasiteri. Abamuhejeje rero naba pasitoro n'abandi bantu bari bayoboye gahunda batarebye kure cyangwa batahaye agaciro umuvandimwe w'umuntu. None urabishyigikiye ko bagomba kuza gukurikiza uwitahiye amagambo bavuga yuko babujijwe ibi n'ibi. Ibyo wavuga uwitaye se ko adahari umva ikibazo nabahari uwitaye yaratashe naruhuka. Hanyuma basigaye nabo ni bubaka umuryango bubake n'igihugu. Bubaka umuryango bubake n'igihugu. Kuko umuryango mwiza nicyo gihugu cyiza. Yego. Turi kugenda tugana no ku musozo ntabwo turi buze gutinda uyu munsi. Ubona urugamba uzarurwana kugeza ryari yongo ko amabuye mu bitugu byawe yari menshi cyane? Nzi gufata ibyemezo. Nta mupagani unesha. Nta mupagani unesha nubwo yabashyigikiwe n'igihugu cyose. Oya nta mupagani wanesha. Mupagani yakunesha gute se atumva ijwi ry'Imana? Umuntu utumva ijwi ry'Imana yakunesha gute? Je numva ijwi ry'Imana nkamenya niba ibyo ndi kuvuga Imana ibishyigikiye cyangwa nkamenya niba atari ngombwa kubivuga. Uhagaranye rero n'ingwe aravoma ni imigani y'Abanyarwanda. Uhagaranye n'intare yo kwa Yudasi. Ariko ngo muri gushaka kumenyekanira ku bantu bitahi. Menyekane heza, menyekane bukuru, menyekane ibwami, menyekane mu ijuru, menyekane mu idini runaka. Umunyamadini utanzi afite ikibazo. Nindeze wari umupasitoro mu Rwanda utazi yongwe biragoye. Hari umukristo usenga wavutse ubwa kabiri utazi yongwe tujyane mu mujyi ntambuke wumve yongwe ni nk'umuravumba. Ariko wagomba guceceka abantu bakaza bakaruhuka. Wacecekesha kubera ikintu we wampaye kuvuga. Mu muryango waho mvuka nta mupasiteri uhaba nta n'umunyamakuru wabayemo nta n'umuntu uvuga nk'ibyo mvuga. Murambuza kuvuga murashaka nigana impano z'abandi mvuge nka Twani Rutayisire. Ntabwo ariko ni mvuge nka bishop runaka. Yongwe n'uyu nuko avuga vabu zanjye nuko uko mvuga nuko uko nzamura ijwi nuko uko nataka nuko. Kandi mwivuga butumwe watangiye gukopera style z'abandi umwuka wera arigendera. Ni mureke nari bwavuge se. Ngiye kuvuga ahubwo Abanyarwanda n'isi bambone. Nimara kuvuga mbahamagara ahubwo. Niyango mwenda nategura umubatizo ndanategura umubatizo mbatiza abapagani bari mu nsengero. Abadivese ko bababatiza. Yo bagufashe warasambanye waranyweye inzoga waranyweye itaye warashasa umugore wa kabiri barakubatiza. Egara abantu dufite mu matoro bakuriye kongera kubatizwa.
bababatiza ari indaya bakomeza uburaya, bababatije ari abasinzi bakomeza ubusinzi, bababatije ari abanyamoko bakomeza amoko, bababatije badakijijwe bakomeza kuba mu itoro badakijijwe. Bibye umubatizo. Abantu bibye umubatizo bakwiye kongera kubatizwa bundi bushyashya. Kandi bamwe baracengera. Uza agaceri, iyo bari guswa umuceri hari agaceri gasesera kagaciro. Ese ko washyira ku iparato uri gutora wumvise umuceri kagaciro, washyira mpaka kageze mu isafuriya utetse, ariko iyo kageze ku ururimi rurakumva rukagacira. Hari itorero Yohani yabwiye Haba ngo ngubwo udakonje ntubere ngiye kukuruka. Hari abantu Imana yifuza kuruka, kandi ari abashumba, kandi ari abavuga butumwa, kandi ari abaririmbyi, kandi ari abahanuzi. Imana ikabareba ngo ngiye kubaruka. Kuko bateye isesemi. Ibaza Imana ibagongiye kukuruka Rawodoki kuko udashyushye kandi ntubire. Abo barodoki rero bazandwanya. Ariko no. Ariko umwijima ntabwo uzigera unesha umucyo. No, ikiza kizatsinda ikibi kikicare hejuru. Ubanziza ko ndi kuvuga ibyo abandi batavuga. Hega niba abantu ari abanyabyaha bakwiriye kugira. Itorero rirasuzugurwa, itorero riratukwa, itorero riragaya. Uyu umuntu arakubwira ngo gusenga nta nyungu bifite. Umuntu arakubwira ngo kujya mu rusengero ntacyo bimaze. Umuntu arakubwira ngo mbese twahungira he? Abantu babuze ubuhungiro. Ndi gusaba Imana nuwo twaba dufitanye umugayo ari kunyumva ambabarire. Yoye kundebera mu bya kera ubu byarahindutse. Ndashaka kuba mushya kugira ngo nje mwijuru. Ntabwo ndi gutwika. Ndatwika se kugira ngo mbone ibirayi. Urabona ubundi ngishoboye kurya. Ntabwo ngishoboye kurya amasengesho ndimo n'ibyo mvuga nibinyemerera kurya. Ndatwika se kugira ngo mbone amafaranga. Ubundi se ndakenye. Ndatwika kugira ngo mbone imodoka se. Ungeze ku rwego najya nigendera na moto cyangwa igare kuko narazitunze nazo nabonye ari umuruho. Nasedi yanjye suzi mvuga ko mfite imodoka 17 ngendamo. Ibyo byose ni umuruho. Ni umuruho, amabati yapfuye, abazikodesheje ntibishyuye, byose ni umuruho niko ntuza yavuze. Ndavuga se kugira ngo izina Yongwe rimenyekane. Nta munyarwanda utarebye Yongwe TV cyangwa kurikira amakuru kuri Yongwe TV, Yongwe YouTube. Nta nuza kuri atarebye The Vibe TV. Kwanyumvise neza. Ndashaka izina se nihe rigerahe hose baranze. Buri munyarwanda wese itegeko nshinga riramuzi, nibukuru baramuzi. Ni nayo mpamvu iyo umuntu apfuye barekura indege bakajya gutabara cyangwa imodoka zihuta. Umunyarwanda afite agaciro. Ndashaka kumenyekana kwandeze. Mu matoro se ndasaba ibirayi, ndasaba ururembo se muri iryo torero. No, urashaka kuma umurenge Imana yarampaye isi. Ahubwo ndavuga mfite ishyaka ryo kuvuga ibitavugwa no gucyaha ibidacyaha. Banze kuvuga ubundi saba abashumba, aba bashumba bashaka kunyataka baza muri sere na hoteli ko hari abantu ibihumbi n'ibihumbi. Banyimikiye guceceka se. Igihe banyimikaga muri sere na hoteli muri sare yawe iberwamwe ibirori tugasangira n'abantu 300 harimo abashumba bari icyo kurya. Nawe nkambika umusaraba nkahabwa idarapo ryo gusengera igihugu no kukivugira no gufuha ibyangiza igihugu. Baje kunyimikira iki? Nimukenyere mubone icyo nimikiwe rero. Nibareka ibyaha. Nta mushumba mu kabari, nta mukozi w'Imana mu kabari, nta muririmbyi unywa inzoga n'itabi. No, abase babahari. Nta mukozi w'Imana, nta mushumba ukora divorce. Abo barahari se. Nta mushumba ukora divorce. Ariko ibyo bintu urugo rwa munaniye arongora undi. Ngibyo bintu byanyu byo kubabwira ngo nta muntu ukora divorce nibyo bituma ihohotera mu ngo rikomeza kuba. Ihohotera mu ngo y'abakozi b'Imana. Ihohotera mu ngo y'iki. Bibiliya tuyitwike. Bibiliya ducana umuriro tuyitwike. Bibiliya tuyica kwandike mini. Twebwe twizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Iyo watatiye igihango cya biruba waguye bakwita umugwira. Iyo utari umugwira buri umuyobi. Urashaka tuvuga ibiki? Urashaka tuvuga ibiki? Duca imigani dusakuze. Ariko ngo izo mvugo zayo nizo zituma abakristo batangira kuvuga ati abakozi b'Imana b'uyu munsi ntabo. Imvugo bagatangira gukemanga amavuta yanyu.
amavuta se barayemera ndayacuruza abayakemanga bayakemange ariko bayizera zabakorera je nta views nshaka ahubwo ndashaka ko abantu bumva barakemanga amavuta bayakemanga bayihore iyangaburiye izina ritaramenyekana iyangaburiye mu butayu mba kwa Yusufu mu bigogo muri shamburete iyantungiye abana mu butayu izananirwa kubatunga narageze Yerusalemu ntawangwa na bose harabari kumahati Joseph Imana ishimwe ubamwe birirwaga bagutomera ibicupa baraza kubigotomera abari gukurikira devive banyohereza amafoto bati dore umukozi w'Imana nari kubakoyongwe ntabo afite ubuhamya bubi abo bari kubako mfite ubuhamya bubi nibafata ifoto zabo bafata n'izanjye twishyura abantu binjire mu tubari turi mu mujyi wa Kigali binjire mu marogi binjire mu mahoteli baje berekana ifoto bagaruke batanga ubuhamya wavuga iby'inzuki ntiyajya ubuki bwazo reka nicecekere nibanyataka jewe nimbataka umvise nimbataka ntabwo nzi igihugu bajya gutura none bagenda gute batarika abakozi b'Imana b'iyi minsi nabo nabo ko bajya bakanagamba batarika abakozi b'Imana b'iyi minsi nabo baratuyobeye nyine barari atabako uko nuko nabisha ubutumwa nawe bagushyira baturi gutuka abantu oya jewe se ndatukana no genda tukana hega urwego rwose rugira security urwego rwose rugira security hega Imana ishaka kumamagara nka Yeremiya ikama ikiboko kugira ngo nkubite ibyana by'ingunzu ikama ijambo rikakaye kugira ngo abantu batinye hega abantu ntabwo batinya amategeko wangu batinya gereza abantu ni batinya amategeko batinya gereza abantu ni batinya amategeko batinya gereza niba abantu rero batinya gereza barubaha amategeko wabyumvise niba abantu batinya amategeko barubaha batinya gereza barubaha amategeko naho rero jewe ntandukanya nabo je sumati ndasobanutse mfite confidence ufite confidence ngaho vuga ibingibi uri kuvuga urebe ko batarara bakumenya umutwe bakumena we bakumena je rero kataza abashumba ndazizi kuko ndi umushumba ibyo rero ndabizi ndabizi reka mbivuge rero kuko reka mbivuge yego reka twitahire reka twitahire ndamushimiye cyane Yongwe ku kiganiro cyiza aduhaye vraiment byari ibitekerezo byanyu bitandukanye nangiye nyuzamo amaso hirya no hino mbona abantu batabyakire n'abatarabisobanukiwe neza navuga reka muzane adusobanurire murabizi ko kuri Max TV it's a home of exclusive so nibyo rero nuko nguko bimeze exclusive interviews muhita muzona anganyine mu buryo bwihuse ndamushimiye cyane of course kasi episode that's my name Kabu.